aramubwira ngo genda wamujura we yarana baratukana bariya abantu wagira ngo iyo bagiye kwiga babanza kujya kwiga ibitumangara ngo uhangare yihutirwa ngo hereza amafaranga ari yihutirwa ngo 30,000. So none se uwo muntu urumva ukuntu byagenze nagiye kuba mbona umuntu anyandikiye kuri Arch kandi abasikama baba bari smart gute no asubwo ndaza kukwereka kandi uzi ko hari komanda yanjye siko nari ko abasikama ari abahungu gusa ibaze ko yari umukobwa mwiza ngiye kuba mbona aranyandikiye nuko phone yanjye iri hariya nari kugusomera ukumva arambwira ngo ni job urumva ngo ukora ngo kajya uhembwa hagati y'amadolari 50 na 80 ngo ku isaha nyine aratangira arambwira iyo job se ari iyi kindi bye bindi by'abasikama nyine akubwira ngo wenda ngo nagomba kubimwe bya kavarone guys, hari abantu bitwe bigeze bajya muri kavaroni mana ubu twatubereye inyatsi ubu twe mutureba kavaroni yaturiye amafaranga ariko natwe twariyemo ariko ku munota hanyuma barayaturiye mana we kwa kundi noneho ngiye sujya ngo ari nayo nariye nari narabitse ndetse cyawe cyasekeje ngo wangaga kubika bagora gukura bavuta y'umugabo namuraye ku mubiri shafaroni narinjije 500 mvuga ngo nzabikuriza icyarimwe nterure ifungo rifatika shafaroni baduka barifuza mana we rataraka mbabwiza uko byaba n'umunsi nacyari mu bihombo ubu reka mbabaze koko umuntu aguhaye amafaranga dore rero we wajya kuyaga hehe kwanza we wabika no mu kibindi ni ikibindi yaryo cyangwa ni ikimuka shabyere barashaka kurikuraho ritubutse kera ngo babikaga mu kibindi numvaga nzarikuraho ritubutse nkarikoresha ikintu gifatika shese we yatwara nyareba mana we mu buzima kandi dore ntureba muri ubu ngubu ubwo bigeze mu kwa 11 ukwa 12 bagiye kugaruka none baza bahinduye amazina urumva umva kamubwira niyo wazambaye uruhu ariko ngo niyo wazina kiramutwe niyo waba usa na Bikira Mariya uko waba umeze kose bete aka twe twahuye nabyo ubu nta muntu wakongera gutegera hanyuma se uravuga ngo ko twahuye nabyo nawe wadutekera umutwe ibintu twigeze kujyamo ngo bya Diamond n'ibiki ntabwo twari twarabiciyemo ko twageze tukajya muri biri ibintu bya Diamond siko narinzi ngo ni ibya leta kubera ko wumvaga abo Diamond narinzi ko ari ibya leta narinzi ko ari ibintu byemewe ahubwo bamaze kuturya nanone amafaranga nibwo nagize nibwo namenye ngo ni by'abatekamutwe miliyoni zanjye mbafasha ako mana reka mbabwiza uko amafaranga y'umurete nukuri ko Imana reka mubwe cyangwa izi nizo bitinyatsi izi sizo bitinyatsi ariko ubu nta muntu wakongera kuneka mu mutwe none hari umuntu yitse kumpamagara arambwira ngo ndavuga taro ngo najya ngo mubwire ngo umwana wawe ngo sotse ngo mwishungo ku kigo ngo imodoka ngo ihitimo kubitanga ubu tuvugana ngo tumugejeje kwa muganga ngo amafaranga yihutirwa ngo hereza amafaranga ari yihutirwa ngo 30,000 urumva ngo umwana ngo abaye gisohoka mu kigo ngo imodoka ngo ihitimo kubita ngo batamutera ngo bamujyana kwa muganga yo nahise ariko cyakoze kibimbwira kwa kundi nyine umuntu agira nimba ari igihunga nimba ari igishyika cy'umwana sinahise ntekereza kure nahise numva umutsatsi umvuyeho nyine mpita numva koko ko umwana wanjye imodoka imugonze ariko nyuma y'amasegonda ngayo mpita nsubiza ubwenge nyuma nagakosa
hari igihe nyine nahise nkurikiza nyine nk'ahantu yiga nabwo ni ahantu nta n'ukuntu yasohoka nta n'ahantu yahurira n'imodoka urumva nta nubwo yaranarenga gate yewe atari umubyeyi w'umutwaye ibyo bintu se bari babikwandikiye kandi nta n'umubebe ufite baba batatu kubinyandikira reka nkubwire nahise avuga ni yawe nimba nijya kuwutekera hano yaranutse aranuka ibitotsi byose bibaho ariko ngo mbaye ngo se nguriyemera ngo umbwira gutyo ngo ubuzi kuva mu gitondo ngo abantu mbamaze kubikorera ngo ni benshi ngo ubu sinarangije ubutare yahise nukambwira amateka yose ngo ubu sinarangije ubutare ngo siko kazi nkora ngo kandi ngo usibye ko nkutanye nawe nyine ngo ukambera inyatsi ngo ariko ngo abantu mbona yakubereye uwo nguwo wakwandikiye ngo iby'umwana nanjye yigeze kunyandikira hari uwanyandikiye nanjye ngo umwana ngo baramugonze n'iki ko bavuze umwana ntibasara n'iki oya numva si nkanjye bahamagaye wenda bari guhamagara nka mama cyangwa undi muntu ariko numva ngo utere indi sitori ibyo ni byo neza byakubayeho nanjye uwo muntu yaransikamiza yagiye kubona mbona mesaje y'igicupu rizazindi bohereza ngo guys reka mbabwize ukuri hari umuntu ukoherereza mesaje ngo amafaranga arayobye ni akazi kawe nuzajya ubona umuntu yohereje icyo kintu first of all banza ucekinge na balance yawe mbere hari abantu bavuga arayobye biba bigenze bite nyine akoherereza message erega mayo utanze topic wigize umutaka mitwe none tubaye topic reka bavuga tunagire n'abantu naba kuko abantu bahura nabyo ahubwo se tumaze guhura nabyo bike sinzi niba ibyo twe twahuye nabyo n'abandi barahuye nabyo ako ndakeka iyo bikubayeho direct biba byabaye no kundi ubwo ngubwo njyewe ukuntu byagenze ugiye kubona mbona message y'igicupuri ya MTN kwa kundi wohereje amafaranga umuntu mbona umuntu arampamagaye kandi deje iyo message yari yaje ngo mwaramutse ni waramutse neza nagira ngo nkubwire yuko hari amafaranga yabaye kuri telefone yawe ndakwinginze yansubize kuko arayobye nayo ngiye kohereza mfasha ndakwinginze tangije njya kureba imana nagize ubundi nari no kuyamuha nari nyafiteho nabanjije kujya kureba balance kugira ngo ahubwo sinibutse kureba message nayo yahita ndeba message nayo guhita nohereza yanjye ndebye balance nsanga hariho amafaranga yanjye ndongera ndamuhamagara ndamubwira ati se k'amafaranga atariyo ngo gute se gute amafaranga atariyo ngo reba message ndebye message koko ndayibona meze nibuka bino biboro yawe wari ukiri umwana nawe uri buguseke noneho se ngiye ko byari bimbayeho nanakuza n'ejo bundi baraza kuvuga ngo nari agaturage iyo ngo nawe ntibibahire urumva ubwo ngubwo mba ndebye message nyibonye ariko nsanze balance ari yayindi ndagatabane babateka mutwe ndamubwira ati rero nje ndabona nta mafaranga yawe ese ukomeza kumuhamagara ngo wapfaga niki uya nje bwa mbere urumva nari nagize ngo ndingegere nari nagize ngo nibyo sibwo se ngiye kureba naburaho balance na mbere nayi nayirebye ndavuga ati wenda narebye nawe subiye yansanga wa nambwasha wibeshye pe ushaka ko atari inimero wese nta message wabonye je message ndayibonye ariko na balance ndimo mbona ubwo arabanza aravuga uwo munsi ngo nta kibazo ngo yibeshye ariko aranyumvira yarongeye ubundi munsi kubera ko nari naramuvumbuye nabibwiye umuntu ahita ambwira ati ngabona basikama ngo yaragiye kukwiba ndabyihorera haciye nk'iminsi 2 arongera yongeye ko nari narabimenye mpita mubwira
na nimero nahise nyisevinga nahise niyo yongera hamagara mbazi ngo bahita bazijugunya bagashaka izindi ikoreshaho iminsi sha ngiye kwambona arongera arampamagaye arongera ambwiye nka kwa kundi bitamubwira ngo genda wamujura we yaranutse baratukana bariya bantu wagira ngo iyo bagiye kwiga babanza kujya kwiga ibitumangara ngo uhangare guys niba utaratukwa n'umusikama ndabigutuye umva wagira ngo baba barize barasomye twa dutabo twa mangara ngo uhangare umva data we yaranutse ibitutu utashobora gusubira aranuka ariko ndangije ndabwira se urantukiriye ngo ndamubwira basi tuza tuganire neza ufite ikihe kibazo gituma wirirwa utekera abantu umutwe buryo ngo wowe ngo urebye ntabwo uhita ukibwira ngo ni ikihe ni ubukene nyine mwumva mfite ubukene ngo inzara iba yanyishe ngo ariko ngo ubonye ngo wowe ngo uncitse ngo wamba nayatwaye se ngo urabazi ngo ibi birampunze we ko bose ari kimwe ngo biramutunze cyangwa ushaka gusanga ari n'umwe ntabwo yaba ari umwe baba ari benshi hari igihe yaba ari umwe ku buryo se bose baba barize amagambo bavuga ubu nk'uje nkabigutera amasitoro ushaka kuba umusikama wagenda nawe akaba ariyo sitarateji uzajya ukoresha yaranutse umutipe ndangije ndabonye ngaho ndashoberwa byarangiye tuganiriye tuba inshuti hanyuma dutandukana neza amahoro twanavuganye ko ngo nimbona ngo agacupa nkamwoherereza akagasa none izi nibutse undi wigeze kunyiba indangamuntu kandi nahuye n'umuntu umuntu ari umugabo yari nk'umusore reka twari tukina abana hariya Kabeza ndiba nivira mu Giporoso mfite agashakoshi gutya mwambaye gutya mu ijosi agasakoshi karimo ikintu utuntu twona mvuye kwigurira mu Giporoso utuntu dusekeje twenda twimbere dushyashya rwose mbane tuguze ndushyizemo muri ako gashakoshi mba ndamanutse umuntu bitanye n'umujama abarambwira ati sisita tibiti ini ni sawa hariho n'ukuri nko mu masaha yine saa 5 yakumama iyigo komanda yanjye akuriye muri iriya ni ibintu biba mana yanjye nyine ushoramo ubwenge bwawe n'imbaraga simvuze ko bitabaho beti ngo bibaho ariko bisaba kuba warabyize noneho ukuntu yabeshyaga ngo yagiye Canada muri training zayo agakoresha agaskaminga simcard we ya Canada yagiye guhura n'abandi bakire ngo yagiye guhura n'abandi cyangwa abantu bakora ibyo bintu ahantu muri mumenye ngo twarabamenye twarabavumbuye hari n'abakora ibyanyabyo hari n'abakora ibyanyabyo ahubwo bamenye ko hari abantu babinjiriye ba fake haje ibicupuri urumva ngo agiye ngo kugira gute birarangiye tumaze kubona yuko bishaka kuba ari ubujura ko twabonaga ko amafaranga rwose ntago bibaho ntago bishoboka twahise dukora iki yavuga ati mashine yanjye rwose ndayishaka ariko mbikora mu bwenge mba ndamubeshye ngo ejo ngo wa muntu ngo azishyura ngo rero ngo ariko giyeho ko yakubwo ngo twari tugeze kuri finale dutegereje guhembwa haburaga nk'icyumweru ndamubwira ati jye mashine ndashaka kuyikoresha akazi yintize mubeshye abakoze iki abarayinzanira yarapfuye imashini yari nshyashya nshyashya ariko inyatsi ziragwira wa mugani wa shafi imashini nshyashya ibi bigendeyemo ibaye akamugana n'uyu munsi iraka twayijyanye kwa muganga baduca 150 aranabyishyura ariko ubwire kuntu yahombye yarahombye yarazigagiye kubungukamo ahubwo yarahomba urumva barayikora yishyura 150 noneho mu gitondo wa muntu ari bwishyura noneho umva ikintu cyakuremagamo icyizere bavuga ati se amafaranga arimo asohora araruta ayo twatanze ibi bintu nibyo byahe man umusikamara gusikaminga ku buryo aguha icyizere
100% cyuko ibintu ari ukuri. Abantu sasa bakisuka yamara kubiba kimanukira nk'umupampe. Icyo gihe rero ngiye maze kubona machine yanjye naravuze ati akambere karakemutse ibyo two dufaranga byo nibigende. Ye baba we igihe cyo guhembwa cyarageze guys. Igihe cyo guhembwa ngitekereje ndanaseka ndavuga umuntu wari kudutwara gufata amadolari yacu yari yateye amatako aho ngaho imodoka. We wajya kubikuza $60,000 cyangwa 100 ukatwara muri bag. ubuzima bw'abantu n'abagome uzabona ko bikamurikira mbare ugatajya gutekereza igipangu. Umuntu yenda yarambagije igipangu cya $60,000. 65 bebe. $65 arakirambagije. Ukuntu bigenda Ubu nawe bamwise umusikama. kuyigira cyo mata iki gipangu ahantu kiri yacu iwangira ukuntu ababwira. Nagiye kuri umuvandimwe ndamusuje mama. Ubwo ngubwo rero turimo araza ngo turimo kubikuza. Jewe ntago nari mfitemo iyo nuzi iyo app yitwa Binance. Baba bayicomekemo muri telefoni, baba babikurije uwa mbere birakunze. Byarakunze gute kandi ntayara byarakunze birarangira ngo ariko dutegereje ko ajyaho ajya kuri konti kuri mobile money. Turategereza yari kuva kuri icyo gikonte cyabo ajya kuri Binance noneho ukajya ukura kuri Binance duke. Binance rero aho niho twari dutegereje ko agaragaraho. Ubwo niko nanjye barimo kumbikuriza abasho twarabikuje turabikuza turongera turabikuza turinda gutwirira. Turasinzira niba baraduteye n'imiti ngiye ntabwo uzi ko twasinziriye twese tugasinzira tukagona. We yicaye ako mwabantu mwereke mbabwiza iyi si yabaye umwanda yaranduye. Iyi si yaranduye yabaye umucafu. Ako urimo uribaza umuntu gukora ibyo bintu umwizeye my dear. Turasinzira ahubwo umwana yabuze uko ari buducike ngo agende yabuze uko tuva mu nzara. Tumuha ibiryo kurya biramunanira. Hashize umwanya abaratubwiye kandi ubwo niko yarimo abwira undi mwana nyine mugenzi wacu ngo si igipangu cya $60,000 ngo atu ngo ubwo wavuze ko uwo mugoroba aribwo bwari kumanuka Zanzibar. Uwo mugoroba oya twari kugenda ku bukeye kuwa gatanu. None ikintu kinyica ukuntu twahamagaye tukabukinga amatike ariko guys mureke mbabwize ukuri ku izina ry'Imana umuntu ashaka kukubwira ibi bintu ukamuseka ukagira ngo ni nk'ikigoryi ariko ibi bintu bibaho abantu barabikora noneho ushaka kugira impungenge z'umuntu utazi ariko umuntu uzi ntabwo wakeka ko yagukora ibyo bintu. Rero ndashaka kubamenyesha ko ibyo bintu byaba umuvandimwe umwe yabwiye umushuti we yari afite ubukwe ati sukura ibisugu ufite ngeje ndagushyirishaho plate $50,000. abantu basukuje abandi ibisuko abantu bimaze kwanga babukiza amatike ariko ibaze nk'iyo amatike biza kuba ari ukuyagura
wenda mugakora mu bikaba ngombwa gukora mu yawe ngo ugure itike kuko hariya aho aza kubikuza nanjye wari warabyanze nahise nizera ariko urimo uribaza umuntu abandi kuguskaminga kugeza ku last minute neza harya yagiye ababwiye ngo icyo ubundi abacika umva ukuntu byarangiye rero ukuntu yatuvuye mu nzara yabonye abuze uko bigenda ananirwa kurya ananirwa kunywa ngira ngo yaravugaga imisatsi yari yamuhagurukanye ngira ngo yaravugaga ati aba bana sinzi uko ndi ubikure mu nzara ikintu cyabayeho yahise atubwira ngo reka mpamagare umuntu ngo wo kuri forex ngo ampe amafaranga kashi ngo kuko baba babizi yuko ibingibi ari ibintu bibaho ndamuhamagara naho kumbe ashaka kuba ari umusikama mugenzi we bafatanya kubeshya sinzi ibintu yatubwiye bijyanye no kuvunjisha amadolari blabla arabanza ahamagara uwo umuntu ati amafaranga ndayafite ati none se wabaye unereyeho kuri momo ati hanyuma ati nkaza kugira gute na gute umutipe twumva arabyemeye ngo nta kibazo mu wundi mwanya twumva ngo byanze ngo iki n'iki birongera ati se nta muntu mwaba muzi watugirira gutya na gutya mba ndababwira ni ngenda mufite mbamamagaye umushuti wanjye ndamubwira ati ko nshaka kuvunjisha amafaranga gutya na gutya byakunda miliyoni 20 wazibona kuko muri ako kanya nizo twari duke nagomba kubageza Zanzibar yandi akazajyaho urumva guys inkuru kuyibabwira nagaruka kugira ngo mudusome mu mutwe sibyo ahubwo no kugira ngo ikintu nk'iki nikikubaho uzamenye ngo ibi ngibi ni ukubeshya kandi ntihagire umuntu n'umwe uziyemera ngo avuge ngo umusikama ntago yamusikaminga banza bagira imiti kuko siyasabagira ntago wamenye izo arizo noneho umusikama waje mu isura y'inshuti yawe uzi ngo muri inshuti nyine ari umuntu wizera uwo nguwo ni wowe kibamba so rero ubwo urumva maze kumukubita wa muntu yaragiye ngo bajye guhura yabarabonye uko atuva mu nzara ngo agenda agiye guhura n'uwo mushuti ngo amuvunjire ngo ayo mafaranga n'ibiki agiye agezeyo agenda ubwo ntiyongera yatangiye kujya twita bavuga ngo nitwihangane azajyaho ese kutahuye no wari ugiye kuguha amafaranga ngo nabonye ari akavuyo atubeshya ibintu byinshi ariko twebwe tuba twavuye ku bintu twabonye ko ari umujura ariko twari twanabibonye mbere nuko twavuga ati cyararangiye nyeka dutegereze turebe ariko twari twaramuvumbuye nta muntu wakoreye miliyoni 60 yicaye hasi uzabaze ushora inoti zikazana izindi kandi izo ushoye uko zingana nizo ziguha agaciro k'izindi ziri buze washora 100,000 ngo urabona miliyoni 100 wowe ibyo bintu bibaho ntabwo bibaho ubwo umutipe yagiye uko turamubura igihe kiragera twese tudiritinga nimero twese tudiritinga nambaye nta muntu uzahamusigaye guys murimo muribaza abajura b'iyi minsi so mwitondera abantu rwose kuko isi yaranduye yabaye umwijima no gushishoza tukajya turi menge irondo ryivanze n'abajura nta mutreda w'ukuri nta n'umusikama irondo ryivanze n'abajura so guys reka tubasezere turabakunda mwibuka gukora subscribe tuba tubarabuye ari umuntu uhura nabyo ntamenye ubwo azabaza atararebye Life of Three Siblings turabakunda rero mukomeze mu supporting